Muraho neza bantu dukunda ubwanwa, murisanga nanone kuri ya shene yanyu, aho uyu munsi turaganira ku kwiyitaho no gusa neza. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo gikomeye benshi muri twe cyangwa se muri mwe mwatubajije. Mbese umutobe w'igitunguru, ukoresha igitunguru ukakivanga na vaseline, bishobora kugufasha kuzana ubwanwa? Ni gute wakoresha igitunguru kivanze na vaseline, amavuta asanzwe, ukazana ubwanwa bwiza wifuzaga cyangwa se wifuza, ku buryo twese tuzajya tukureba tukavuga tuti abo Imana yahaye di. Mube hafi rero kuko tugiye kuvumbura ibanga. Njye nitwa Samuel Mugisha, hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane, dukora ibiganiro n'ibyegeranyo ku ngingo zitandukanye, amasomo y'ubuzima, ibiganiro, inkuru, ibintu nk'ibyo. Iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, ni ibuto riri ahagana iburyo munsi y'iyi video, ndetse ugakora no kukazogera kaza impande yaho. Iyo umaze gukora ibyo, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bworoshye cyane bitakugoye. N'abandi batakoze kukazogera mugakoreho. Mbere ya byose bikadushyiraho akadomo. Nibura benshi yewe cyangwa se niyo twavuga twese, twagiye duhura n'imvugo nyinshi zivuga ku buryo butandukanye wameza ubwanwa cyangwa se wazana ubwanwa. Ariko se ibi ngibi birakora koko? Uyu munsi turibanda ku bintu bibiri: umutobe w'igitunguru na vaseline. Turebye ibi bigize na bimwe mu bihamya bya siyansi cyangwa se ubumenyi bugezweho biri inyuma cyangwa se iri inyuma, siyansi iri inyuma yo gukura k'ubwanwa n'umusatsi. Ibitunguru birazwi cyane kubera impumuro ikomeye yabyo bigira ndetse n'ibyiza bifitiye ubuzima. Ariko se ni bangahe twibuka ko cyangwa se twari tuzi ko ibitunguru byigiramo ikinyabutabire cya sulfure? Nibyo, ikinyabutabire nka sulfure ni kimwe mu bigize igice cy'ingenzi mu ikorwa rya collagen. Collagen iyi ngiyi igena ubuzima bwiza bw'uruhu n'umusatsi muri rusange. Iyi ni nayo ituma tudasaza, kuko abana bato, niba dushaka kubyumva muri ubwo buryo, abana bato baba bafite collagen nyinshi ugereranyije n'abasaza. Uramutse ubonye collagen ihagije, byashoboka cyane ko hazabaho kugeza upfuye nta minkanyari urazana. Ibi nibyo batera abakire bafite amafaranga yabo igihe bifuza gukerereza ubusaza cyangwa se kugaragara nk'abasaza. Inyigo zimwe zerekana ko umutobe w'igitunguru ushobora kongera umuvuduko n'ingano y'amaraso agera mu rufatiro cyangwa se ku rufatiro rw'umusatsi, aho imisatsi itereye. Ibi rero bigashoboka cyane ko umutobe w'igitunguru utuma ubwanwa bwiyongera mu bunini. Yego, igitunguru kiri mu bintu byatuma ubwanwa cyangwa se imisatsi cyangwa se umusatsi muri rusange ukura ndetse ukagira ubuzima bwiza. Ibya vaseline se, reka tubirebe nabyo. Nubwo hari ibimenyetso bike biganisha ku kwemeza ko cyangwa se kukwerekana ko umutobe w'igitunguru ushobora gufasha mu buzima bwiza bw'umusatsi ndetse by'umwihariko gukuza ubwanwa, nyamara nta gihamya nyacyo cy'uko gishobora cyangwa se ibitunguru bishobora by'umwihariko gukuza ubwanwa. Uramutse urebeye mu nyigo z'ubushakashatsi zagiye zikorwa ukareba neza, ntabwo ushobora kubibonamo gukuza ubwanwa by'umwihariko. Ni ingenzi rero kumenya ibyo kwitega igihe cyose ukoresha igitunguru cyangwa se ugikoresha, ndetse ukazirikana ko ibisubizo uzabona bishobora gutandukana niba ushaka kuzana ubwanwa. Bizaterwa gusa icyo twemeranyaho ni uko igitunguru ari cyiza. Nimukore subscribe kuri chaîne ya Tele Montagne Rwanda, niho ibintu byose bibera, ibyiza byose. Niwumva abantu bavuga ko vaseline yatuma ubwanwa buza cyangwa se bumera ahari ubwana hakaza ubwanwa, nibi ngibi bazaba bavuga. Ubusanzwe vaseline nk'amavuta ikoreshwa cyane kubera ibyiza byayo byo gutuma uruhu ruba rwiza. Iyo tuyisize ni vaseline, ifite ukuntu irema urukuta rusa n'urutuma ubuhehere buguma mu ruhu rwawe, ku buryo ruguma rufite ubuhehere nyine, rukaguma rworohereye kuko ruba rufite amazi, ntabwo ruba rutakaza amazi menshi. Ni vaseline ituma uruhu rwawe, izatuma uruhu rwawe n'imisatsi bihorana amazi. Ibi bihurira hehe rero n'ubwanwa? Nubwo vaseline ishobora kugufasha muri ubu buryo no kukurinda kumagara k'uruhu, ikizwi neza nuko itagira ikintu na kimwe muri yo mu biyikoze gituma umusatsi ukura muri rusange cyangwa se ubwanwa. Nyamara hari inzira eshatu ushobora gukuzamo ubwanwa bwawe bukaza nk'aho babukuroze, nk'aho rwose babuguhayemo uburozi. Ni iki ushobora gukora niba ushaka kuzana ubwanwa uramutse ubushaka? Ni iki? Dore ibintu bitatu uzibandaho. Umuntu uzaba adafite ubwanwa akaba bushaka
azakora ibi bintu bitatu: uzarye neza, ariko se uzarya iki? Kurya ibiryo biboneye, ifunguro ryuzuye ririmo intungamubiri n'imyunyungugu ihagije, by'umwihariko biotin, vitamine E na zinc. Iyo ni imyunyungugu bizwiho gutuma umusatsi umera neza muri rusange, yewe n'ubwanwa burimo. Uzarya ibiribwa nk'amagi, ubunyobwa, epinari, avoka. Ikiribwa nka avoka ni amahitamo meza ku muntu wifuza kuzana ubwanwa. Ikintu cya kabiri uzakora ni ugukomeza kwita ku ruhu rwawe, by'umwihariko no gukoresha bimwe mu bikoresho bikuraho uruhu rushaje, ibizwi nka exfoliation, kuko bigira uruhare runini mu gutuma amaraso atembera neza, bigatuma ubwanwa bwawe bukura cyangwa se bukaza vuba. Turakomeje. Kwiyitaho bihoraho nacyo ni ikindi kintu utazibagirwa. Bivuga ko gukunda kogosha no kwita ku bwanwa bwawe igihe bwaje kenshi bizagufasha cyangwa se bizafasha mu kongera ubunini n'ubwinshi bwabwo. Koresha amavuta meza y'ubwanwa kugira ngo ubwanwa bwawe bujye buhora bworoshye cyangwa se butoshye. Twagiye twumva byinshi bivuga ku bwanwa, nicyo gihe ngo tumenye ukuri. Abantu bamwe uzabumva bavuga ko uko uzabwogosha kenshi bizatuma ubwanwa bwawe bukura vuba. Oya, icyo ni ikinyoma. Ahubwo bizatuma ubwanwa bwawe buba bunini, buryo urusatsi rumwe rw'ubwanwa cyangwa se rugize ubwanwa ruzaza rubyibushye. Ni uko nguko iyo umuntu yogosha ubwanwa kenshi bukongera bukamera, bukaza bwabaye bwinshi, agira ngo bwarihuse mu gukura. Ntabwo ari uko nguko bimeze. Ntabwo kogosha ubwanwa bigira ingaruka ku muvuduko ubwanwa bukuraho. Umuntu uko ateye, imisemburo ye n'ubuzima bwe muri rusange bifite uruhare runini kuri iyi ngingo kurenza kogosha. Abantu benshi bemera ko kwita bihoraho ku bwanwa no kwihangana ugategereza ko bumera ari ikintu cyiza cy'ingenzi ku ngingo yo kumeza ubwanwa bwiza kandi buhoraho. Ni ryari uzareba muganga rero? Niba urwaye kuzana ubwanwa ukaba wumva bishonje rwose, gutegereza bikaba bikugora nanone, by'umwihariko ni byiza kubonana n'umuganga w'ubuvuzi ku byerekeye uruhu akagufasha. Uyu azakugira inama z'ubwenge. Ashobora no kuzakubwira gukoresha cyangwa se kugukoresha amwe mu mahitamo meza ku miti izana ubwanwa, nk'urugero uwitwa minoxidil wemewe na FDA, ikigo gishinzwe ibiribwa n'imiti. Nubwo umutobe w'igitunguru na vaseline bifite ibyiza byinshi ku byerekeye ingingo y'umusatsi n'ubwanwa, ntabwo ari imiti wavuga ko ari igitangaza ku gukura ku bwanwa cyangwa se kumeza ubwanwa. Nizere ko byasobanutse. Umuntu we yabitubajije. Ni ingenzi cyane gushyira imbere ubuzima bwiza, kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko rwo mu maso, no kwiyitaho bihoraho niba ushaka kumera ubwanwa cyangwa se kuzana ubwanwa. Nimusharinga iki kiganiro ku nshuti zanyu rwose kibagereho. Nuko rero, mwakoze kubana natwe uyu munsi, kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe, gutanga igitekerezo muri comments, ndetse no gukanda ku kazogera kari impande ya subscribe, kuko nibyo bituma mubona ibintu by'ubwenge byose tubagezaho hano kuri Telemontagne Rwanda. Nge dusubire ubutaha, mukomeze kugira ubwanwa bwiza no gusa neza. Naho ubutaha.